Hello, niba ukunda His Excellence Paul Kagame ntugende utarebye iyi video ndagusabye kandi wiko gukora subscribe unakande like uname na comment niba ushaka. Rero iyi video nende kuganira na ChatGPT ndagira ngo wirebe. ChatGPT hano ngiye kuyandikira. Ndayandikiye ni hello ndayohereje. Ihise nsuhuza nkuko bisanzwe ngiye kwibaza ikibazo. If Africa was to unite, who would lead it to the greatness? Uko niko ngiye kuyandikira. If Africa was unite, who would lead it to the greatness? Maje murebe ikintu igiye kunsubiza. Ndagira ngo twese tuze duce akavuyo cyangwa se duce amayobera. Ikintu bita gushidikanya tubikureho. Ndashaka ngo gushidikanya biveho. ChatGPT iyo uyibajije ikibazo ikwereka naho yagikuye cyangwa se ikaguha fact mu kugusubiza, iguha fact zumvikana. Ahangaha nongeyeho ngo state the name please. Ndayandikiye. Ngira ngo murabibona insubije amagambo menshi ariko icyo dushaka na umuyobozi wayiyobora. Ngira ngo murabibona hano isidohereza abayobozi batanu. Hari Kwame Nkrumah, wa kabiri ni Paul Kagame, wa gatatu ni William Ruto, Bola Tinubu na Ramaphosa. Ahangaha ngiye guhita nyandikira nyisaba umuntu umwe kubera yuko dushaka umuntu umwe uzayobora. Ntabwo dushaka ngo stating amazina ngo twebwe tuzitoranyirizemo. Dushaka ngo idutoranyirizemo. Dushaka ngo idutoranyirizemo. Ngiye kwandikira nti most state the most. Ngiye kwandikira nyine nyisabe izina rimwe. Ngiye kuyisaba izina rimwe ry'umuyobozi. State the most likely. State the most likely please. The most likely leader to unite Africa and lead it to the greatness will be Paul Kagame of Rwanda. Ndagira ngo murabisobanukiwe. He has demonstrated strong leadership, economic transformation and regional influence, and he has played a key role in African Union reforms. Nizere ko mubibonye rero. Hari n'ibindi nyine byo hasi ntasomye cyane kuko ntago ari byo nari ngendereye cyane kureba byose. Twari turi kureba izina, twashakaga izina turaribonye kandi nizere ko amazimwe ibintu by'impaka n'iki tubiciye. Uriya niwe muyobozi uri most likely. Please subscribe. Ciao ciao.